Amahoro kuri mwese nshuti za Waka Waka podcast, ndabaramukije cyane nizera ko mukomeje kugira ibihe byiza aho muri hose. Uyu munsi rero tugiye kuganira ku cyitwa propaganda, aho mubona Israel na Palestina bakomeje guhangana mu ntambara y'amasasu, ariko hakaba hari n'intambara ya propaganda nayo ikomeye cyane. Mwabonye there is a list man, umuvugizi wa Israel ubeshya ubundi nyuma ya Colin Powell muri UN, undi muntu w'umubeshyi ukomeye ku isi n'uyu muvugizi w'ingabo za Israel. Nawe turaza kumugarukaho cyane, ariko noneho tunaganire kuri propaganda iri mu ubwenge iteguye neza yaba basirikare cyangwa se ya Hamas uburyo yafashe imfungwa, uburyo yazirekuye, ku buryo benshi bari kuvuga bati Hamas yafashe imfungwa irazirekura ariko isigarana imitima yazo. Turaje tubirebere hamwe muri iyi podcast, ariko nanabibutse ko muri iyi podcast turi kumwe na KDB badufitiye ibinyobwa byiza cyane, badufitiye whisky nziza cyane, bakatugirira dry gin nziza cyane, bakatugirira vodka nziza cyane. Ibi byose bikaba biri mu macupa wakwishimira gutereka imbere yawe. Bakatugirira kandi icupa rya litiro 3 rya red wine, bakatugira icupa rya litiro 3 rya white wine. Nge numva ko ni igihe cyo kuva kuri bwa buyoga bw'amafuti bamaze iminsi batwereka hirya no hino, tugahesha agaciro amafaranga yacu twinywera ibinyobwa bya KDB rero ushatse kuyirangura wahamagara kuri 0788505088. ndasubiramo 0788505088, ubundi ubuzima bukaryoha. Yes, intambara rero ya propaganda tugiye kuganiraho. Murabizi hari ubwicanyi bukomeje kubera ahangaha muri Gaza, akaba ari ubwicanyi bwatangiye bihereye ku bitero Hamas yakoze muri Israel ku itariki 7 aho bita kibbutz. Ahangaha rero kibbutz ni ahantu abanya-Israel bari bahuriye barimo kubyina barya umuziki, kubera ko bari bafite iminsi yabo mikuru bari barimo kwizihiza. Ariko aha hantu ni hafi ya Gaza, ahatuye abaturage bafunze bameze nkaho bari muri gereza, batemerewe kubyina nk'ibi ngibi abanya-Israel bari barimo gukora. So ibitero rero bya Hamas byateguwe igihe kirekire byaje kuba. Amakuru menshi arimo kuvuga nuko abanyamerika batangaza ko abanya-Israel bari babizi ko Hamas iri gutegura ibitero bikomeye muri ariya matariki. Ikindi wamenya nuko wenda ibyo ngibyo tuzakomeza tubikurikirane turebe impamvu ibinyamakuru by'abanyamerika birimo gutangaza ko Israel yari ibizi kuva na mbere. Tuzabisesengura mu kindi kiganiro, ariko uyu munsi reka twihute tujya muri iyi ntambara ya propaganda. Nge mbona ko itoroshye. Rero nyuma yuko habayeho ubwicanyi Hamas yakoreye muri kibbutz, bikomeje kugaragara ko ubu bwicanyi bwabereye muri kibbutz butakozwe na Hamas gusa, ahubwo ko n'ingabo za Israel zishe abanya-Israel benshi cyane, kubera ko zarasaga mu kivunge. Kubera hari abantu bakoze ubushakashatsi cyangwa se mu gukomeza kubarura abantu bitabye Imana, umubare batangaje mbere waramanutse, kubera ko basanze bari kuvanga imirambo y'abanya-Israel n'imirambo y'aba Hamas. Ibyo bivuga kugira ngo imirambo yivange, nuko iyo mirambo iba yarasiwe hamwe ikabasha kwangirika, noneho ikivanga kuyivangura bikananirana. Icyo ngicyo akaba ari kimwe mu byerekana ko Israel nayo yaje irasa itavangura Hamas n'abaturage bayo. Ibi ngibi bikomeje no kuvugwa mu buhamya bwinshi, ari ubuhamya bw'abasirikari, ari ubuhamya abasirikari ubwo ndavuga bari batwaye amahelikopteri yarashe ku baturage na Hamas, byose ikabirasira hamwe. Akaba n'ubuhamya bw'abaturage barokotse ubu bwicanyi bw'ahangaha muri kibbutz. Rero ni ibintu bikomeje gutanga isura mbi kuri Israel, ariko binasobanura impamvu Israel irimo gukora ibyo iri gukora muri Gaza. Urumva ko ni ibintu bisa, strategy zabo ni strategy zimwe. Ngewe nkaba mvuga ko iki gisirikare cya Israel twese twemeraga tuzi ko ari igisirikare gikomeye cya mbere ku isi, yewe n'abasirikari benshi ibihugu byinshi byohereza y'abasirikari kwitorezayo. Ngiye maze kubona ko ari cyo gisirikare cya mbere cya fake kiriho ku isi cya mbere. Mbese ni igisirikare ngewe navuga ngo
sinzi nicyo gisirikari nabivuga gute mwari mwabona igisirikari kirirwa kirukankana n'abana b'imyaka 5 bakurura abana nk'abakurura abagabo b'imyaka, abagabo bakuru. Ni ibintu ubona amarira akakuzenga mu maso, ukabona umusirikari yafunze yambaye neza ibintu byose ibintu byose yafunze, ariko afasha akana cyangwa se utwana, afasha utwana ari gukurura ashyira muri ziriya modoka zabo. Bamaze gufunga abana benshi cyane, kuko njyewe aya mavideo asigananira kuyareba amavideo y'ibintu abasirikare ba Israel bakorera abana b'abanyagaza, ni amavideo cyangwa se abana b'abanyapalestina, ni amavideo nge ndeba amarira kanzenga mu maso, nkajya nihanagura buri kanya, kubera ko ni ibintu birenze. Rero iki gisirikari sinzi ibyo batozwa abasirikare, kubera ko umusirikari watojwe igisirikari neza ntabwo yafata umwana kuriya. Ntibibaho. Umwana ni umuziranenge. Ibyo mwakora byose mwagombye gushira ubuzima bw'umwana ku ruhande. Ibyo rero ni ibintu ngiye bikomeje kumbabaza cyane muri ibintu biri kubera muri Israel. Hari n'indi video nabonye abasirikare ba Israel binjira ahantu mu rugo bakabyutsa abana mu masaa 8 z'ijoro, abana baryamye, bakababyutsa bakabapanga hariya, bagatangira kubafata amavideo bari kubabwira ngo nibavuge ngo cheese. Ubwo nyina ari kujya babuza abasirikare, akamaze ati se kubera iki wanga ko bakora cheese kandi bari kuyikora? Avuga ati mubabyukije ninjoro abana muri kubabwira. Mbese urumva nabo barashaka gukora video za propaganda ariko mu buryo bwo guhohotera abana. Urumva utwana ubwoba bwatwishe, turi gutitira cheese. Ni video utashobora kureba. Uri umuntu ufite umutima, ni video utashobora kureba rwose. Ibyo rero bari kubisanisha, bari gushaka kurwana no kugira ngo nabo bagire agasura keza, kubera ko Hamas nyuma yuko Hamas ifashe abanya-Israel n'abandi bantu bari muri kibuti cyangwa se abo yahuye nabo mu bitero byabo, ikabafata ikabajyana muri Gaza. Hari umugabo umwe w'umuholandi nabonye avuga ati umwana we yitwaga Emery, aravuga ati umwana wanjye yapfuye, bambwiye ko yapfuye. Nyuma yaho baza kumubwira ko umwana atari mu mirambo yagaragaye. Umubyeyi akavuga ati aho kugira ngo Hamas mufate ibyaruta akaba yarapfuye. Ati kubera ko ibyo Hamas ikorera abantu ndabizi, aho kugira ngo rero ibe yarafashe umwana wanjye byaruta umwana wanjye akaba yarapfuye. Muzi ikintu cyabaye? Ni wa mwana mwabonye bafungura ejo bundi ameze neza cyane, nta kibazo na kimwe afite, yabayeho neza, bamufashe neza, nta kibazo cy'ihohoterwa na kimwe umwana we yigeze agira. Mu gihe umubyeyi we yifuzaga ko umwana we yapfa aho kugira ngo Hamas imufate. Murumva ko Hamas ifite isura mbi cyane mu maso y'abantu benshi kubera propaganda Israel yakoze igihe kirekire. Ariko mu gufunguriza imfungwa, abakobwa babaha amabizu ku gahanga, bababwira ati shukrani, bababwira ati good luck. Urumva ni ibintu nanjye byankoze ku mutima, bituma Hamas nyishyira ahantu kuri njyewe. N'abanyamwuga barenze. Tekereza gufata umuntu n'imbwa ye, njye bari kwiriya mbwa nibaza niba ari iyuriya mukobwa cyangwa niba ari akagift Hamas yamuhaye. Urumva kubera ko uyu mukobwa nawe ni umukobwa mwiza cyane, nawe wafashwe hamwe n'abandi bafashwe, nawe mu gusohoka mu mfungwa za Hamas wabonaga ko afitanye umubano mwiza n'aba basirikari ba Hamas, ababwira ati good luck, abasezera neza. Ubona ko kabisu ijisho ari kubareba, burya ijisho ntiribeshya. Ni ukuvuga ngo muri bariya harimo abikundaniye rwose ku rwego bazanaguma en contact ukurikije uburyo wabibonyemo. So ibi nibyo Israel irimo kugerageza gufosinga, ifata abana ninjoro ikababyutsa, igashaka kubafata amavideo baseka, kubera ko yo yananiwe kugaragaza imfungwa. Mwarabibonye umwana w'umuhungu w'imyaka utarengeje imyaka 16, nubwo nayo mvuze ari myinshi, umwana bavunnye intoki bakamuvuna amaboko. Mwaramubonye umwana Israel yarekuye afunze amabanda ahantu hose. Mwaramubonye umukecuru barekuye ufite inkova ahantu hose. Ni ukuvuga ngo muri Israel baragukomagura uvamo uri ikimuga.
bitandukanye n'ibyo Hamas ikorera imfungwa zayo. Mwarabibonye abasirikari ba Hamas baherekeza neza abakecuru babakunze cyane. Byari ibintu kabisa ngewe nabonaga nkumva biranyuzuzamo amarangamutima menshi cyane yo gukunda aba basore ba Hamas. Icyo rero akaba ari ikintu turi bukomeze gukurikirana, kubera ko biri kuvugwa ko Netanyahu yasabye kuba yahura n'abafunguwe, imiryango yabo ikamukatira. Imiryango yabo irabyanga neza, yanga ko uyu Netanyahu yahura nabo. Ibyo rero ni ukubera iki? Turakomeza dukurikirane, kubera ko ibi bintu bigenda bimeze nk'ama episode. Gusa igihari ni uko ubwicanyi Isiraheli ikomeje gukorera ahangaha muri Gaza, isi yose uvanyeho isi politike ugafata isi y'abaturage, ku isi yose abantu bari ku ruhande rwa Gaza. Ibihugu by'Abarabu bimaze guhagarika imishyikirano yose cyangwa se amasezerano yose byari bifitanye na Isiraheli. Akaba ari ibintu biri buze gukomeza bikomeza cyangwa se bigahagarara, kubera ko Isiraheli niyumvira abanyamerika bayibwiye guhagarika intambara, wenda byahagarara, ariko ntabwo bishobora guhagarara. Ni pause kubera ko iki kibazo kizakemuka Isiraheli ibaye igihugu na Palestina ikaba igihugu, nibwo iki kibazo cyabo muri Isiraheli kizakemuka. Gusa icyo nashaka kubabwira ni uko icyitwa intambara ya propaganda cyo Isiraheli irimo gutsindwa, kubera ko natwe tukibona bari abanya-Isiraheli bafashwe na Hamas, wumvaga ubagiriye impuhwe bitewe n'ibyo igihugu cyabo gikorera abanya-Palestina. Wumvaga ugiriye impuhwe aba banya-Isiraheli, wumvaga ubagiriye impuhwe cyane, kubera ko waravuga guti noneho Hamas irabagenza ite? None nk'ubu usomye ibaruwa nyina w'umwana w'umukobwa wari wafashwe na Hamas yandikiye Hamas abashimira, ababwira ko umukobwa we bamufashe neza, bakamwihanganira mu bwana bwiwe. Aravuga ati yahavuye abafata apana nk'inshuti, ahubwo nk'abanyamuryango, nk'abantu bamwe mu muryango we. Iyi niba ari umubyeyi w'umunya-Isiraheli yandikiye Hamas. Ibi byose bikaba ari ibintu bikomeje kuba igisebo kuri Netanyahu na propaganda y'ibiri gutsindwa, kuko Netanyahu arajwe inshinga no kwereka isi ko Palestina ari abateroriste, Hamas ari abateroriste. Ariko urebye iguranwa ry'imfungwa ryabayeho, wahita wibwira ninde muteroriste ninde utari umuteroriste. Kuri njyewe mfata ko Isiraheli ari igihugu, ari ari terrorist state, tubivuge gutyo, kubera ko urebye uburyo iri kwica abantu, uburyo iteroriza abanyagaza. Nta munyagaza uryama ngo asinzire kubera terorisme y'abanya-Isiraheli. Ibyo rero ni ibintu bigenda biganisha mu gutsindwa kwa Isiraheli na Amerika, kubera ko ikintu cya mbere kibaho ni ukuri kugaragarira isi yose. Wenda hano mu Rwanda usanga abajene kenshi ntago bakurikirana ibi bintu, ariko ugiye kuri TikTok ukajya kuri za YouTube ubona ko hari urubyiruko rwinshi muri Amerika kuri social media zabo batangaza ko bamaze gusobanukirwa iki kibazo. Mwarabibonye basoma ibaruwa anyway mwarabibonye basoma ibaruwa ya Ben Laden. Urubyiruko rwinshi muri Amerika rukayisharinga, ikazamuka ikarebwa ku rwego rwo hejuru, bagiye kuyisiba, abantu benshi bamaze kuyireba, kandi ari urubyiruko gusa. Rero ibi bintu biri gutuma isi ndetse n'isi y'abato igenda isobanukirwa, imenya ukuri. Nibyo bintu navuga ko birimo kuganisha mu gutsindwa kwa Isiraheli. Njye narababwiye hano, niwirukankana umuntu ujye usiga imbaraga zizakugarura nakugarukana. Kuko baravuga ngo nta gahora gahanze, niko bavuga mu Kinyarwanda. Isiraheli ishobora kuba yumva ko uyu munsi ifite imbaraga zo kuba yakoresha abanya-Palestina ibyo ishaka, ariko mu by'ukuri ntabwo ariko bizahora.
ntabwo ariko bizahora. Twarabibonye Yemen itinyuka igafata amato y'abanyayisiraheli no gusaba Arabia Saudite ko yabaha inzira kugira ngo babashe kugeza ingabo zabo muri Israel bagaba ibitero byabo. Ibyo ni ibintu bigenda bizamuka ku isi yose. Noneho abantu bose barimo gupostinga ibintu by'aha hantu gusa, kubera ko ndabaha nk'urugero nk'uyu muvugizi wa Israel nababwiraga w'umubeshyi, ngewe mfata nk'umubeshyi wa mbere ukomeye, wakuyeho ku mwanya wa mbere kuri ngewe uyu muvugizi wa Israel, uyu nguyu there is a list man, uyu nguyu kuri ngewe rwose yakuye Colin Powell ku mwanya w'umubeshyi wa mbere ku isi. Ubu niwo wicayeho, noneho arimo kuvuga ati umugore wanjye yitwa Teresa, abantu hirya no hino ku isi bari kumwita Teresa list, ati biri kumbabaza, bigomba guhagarara. Noneho bamenyereye gutegeka ngo this must stop. Mastop se, urabuze umuntu uri muri Indonesia kubivuga, urabuze umuntu uri hano mu Rwanda kubivuga, urabuze umuntu uri muri Amerika kubivuga. Ngo abantu ngo basigaye banyita ngo there is a list man, ngo this hurt my feeling, ngo this need to stop. Who are you? Who are you to stop it? Ni ukuvuga ngo ukuri uko kugaragara niko Isiraheli igenda yisanga ahantu itagifite ijambo. Nkuko nabibabwiye ngewe, hari video zihohotera abasirikari ba Isiraheli bakorera abana muri Gaza zijya zinanira kuzireba, mu by'ukuri zinanira kuzireba. Nawe uri umuntu ufite ubumuntu ntiwashobora kuzireba. Ibyo rero nibyo mvuga ko Isiraheli iri gutsindwa intambara ikomeye cyane. Nubwo abanyapalestina bari gupfa uyu munsi, ariko iriya ntambara iri kujya ku yindi step itari iriho. Turakomeza tubikurikirane. Singiye kubabwira imibare y'abamaze gupfa, ni benshi cyane. Isiraheli ikomeje kurasa nyuma yo kugurana imfungwa, yongeye ikomeza ibitero byayo. Vuga ngo amasezerano yemereye Hamas yayaciye inyuma. Hamas iracyafite imfungwa nyinshi. Ibyo ni ibintu turi bukomeze kugenda tureba uburyo aba banyayisiraheli babyitwaramo, ko batangiye kujya no kuri pressure mpuzamahanga, niba nayita pressure, niba barimo kwirurutsa. Ariko ni ibintu bibabaje cyane. Ngewe ibintu byo muri Isiraheli rwose ni ibintu nkoraho ikiganiro ariko nkagikora kimbabaje cyane ku buryo amarangamutima mbuza gukora ikiganiro neza. Ariko nkuko nababwiye abantu, wenda ndaza kugaruka mu kiganiro nsubira muri comment zo mu kiganiro cyashize, ntabwo ndi umunyamakuru. Ngewe ndi umurasta w'umuregaman, w'umudancehall, w'umucoga. Ngewe ndeba ibintu nkaza nkabisesengura nkababwira uburyo mbyumva, ntabwo ndi umunyamakuru. Niyo mpamvu abanyibutsa ngo sinkabogame, nge nemerewe kubogama kuko sindi umunyamakuru. Ahubwo abatari ku ruhande nabogamiyeho, tugahana ibitekerezo, aho nabyishe ukampa igitekerezo, tudatukanye, tugahana ibitekerezo kugira ngo twubake isi. Siko bimeze se? Ntabwo abantu bose bashobora kubona ibintu kimwe. N'uwo mutabona ikintu kimwe si ikibazo, ahubwo bibaye byiza mwaganira mukagira aho muhurira. Amahoro kuri mwese. Rero iyi ni Waka Waka Podcasts.